mu mwaka wa 2020. Ni karibu indirimbo 3 Imana ibaho umugisha. Ubwo twebwe turi none Mana harabandi batakiriho abo bose baratashe n'ibyishimo kuri barya bizeye Imana imitima yabo irarutse biteguye kwambikwa amakamba ni kubw'ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe Mana bitugejeje muri uyu mwaka mushya. Iyo twibutse ingorane twahuye nazo twabuzwa n'iki kuguhimbaza ni kubw'ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe Mana bitugejeje muri uyu mwaka mushya. Iyo twibutse ingorane twahuye nazo twabuzwa n'iki kuguhimbaza ushimwe uhabwa icubahiro ushimwe uhabwa icubahiro nubwo twebwe turi none Mana we harabandi batakiriho abo bose baratashe n'ibyishimo kuri barya bizeye Imana imitima yabo iraruhutse we biteguye kwambikwa amakamba n'ibyishimo kuri barya bizeye Imana imitima yabo irarutse biteguye kwambikwa amakamba. Haleluya! N'ibyishimo kuri barya bizeye Imana imitima yabo iraruhutse biteguye kwambikwa amakamba. Zajya niringira Uwiteka Imana Data zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho zajya niringira Uwiteka Imana Data zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho zajya niringira Uwiteka Imana Data zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho zajya niringira Uwiteka Imana Data zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho. Bamwe biringira bakomeye mu butegetsi abandi biringira imiryango n'amafaranga yabo abandi biringira amagare n'amafarashi ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data abiringiye Uwiteka Imana yacu bameze umusozi Siyoni utabasha kunyeganyeza uko imisozi igose
amaboko tuyahetse, amaboko aheke kabisa. Ntimukiringire abakomeye bose, cyangwa umwana w'umuntu utabonerwa agakiza, ahubwo mwiringire Yesu wenyine, niwe wenyine wapfuye kandi akazuka. Abiringiye Uwiteka umusozi utabasha. Haleluya. Abiringiye amaboko aheke. Tuzamura ibiganza hejuru. Haleluya, haleluya. Iyo ndirimbo ndikumva ariyo yagize imbaraga mu buzima bwanje. Katuyisubiremo. Curanga. Abiringiye Uwiteka Imana yacu bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko imisozi gose Yerusalemu uko niko Uwiteka gose abantu be. Zajya niringira Uwiteka Imana Data, zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mu muryango wa Dawidi, jambo wahozeho kandi uzahoraho. Umuntu wese ubishoboye ahaguruke. Zajya niringira Uwiteka Imana Data, zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mu muryango wa Dawidi, jambo abiringiye Uwiteka Imana yacu umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kw'imisozi gose Yerusalemu ko niko Uwiteka. Haleluya. Arakoze cyane.